aho nabonye kandi nawe nubwo wari urwaye nzi neza ko wakomeje kugenda ukurikirana amakuru ariko nabonye ko Uburundi bwahawe ibirwanisho ndetse harimo amadrone reka nze ndebe umubare aza kuza kuvuga amakuru atariyo na drone 5,000 n'abasirikare ibihumbi 50 kugira ngo barase u Rwanda yego kameraho u Rwanda se ruraswe n'abasirikare ibyo 50 by'abarundi yego ngo barurasirikiza erega iyo nkuru mvuye kuri radio tuyijya himaka urumva umuntu yanyuze mu biganiro bitandukanye ubundi intambara yose igira impamvu sibyo nta ntambara itagira impamvu noneho intambara ifite impamvu yangana urwara urumva iyo nayo iba yirangije kuko icyo gihe ntabwo ishobora kuvamo intsinzi yari yose kuko ubundi busanzwe intambara mbere yo kwivuga habanza kuvugwa context na cause y'intambara ntabwo twagombye kuvuga intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda twebwe abaturage tutamaze nibura imyaka nka 50 urumva yego tudiscussing kuri cause y'iyo ntambara yananiranye urankurikira icyo nase kuvuga ndakurikiye intambara ni cause intambara ni hypothèse impamvu yava intambara so bene iyo mpamvu niyo ibiteye intambara iri conflictuelle bene iyo mpamvu niyo abantu babajyaho impaka bikazinjira mu byirasana eventually bishoboka urumva yego ari nka option Z no kuvuga iki no ntambara rero ivugwa ku Burundi bwatera u Rwanda uretse na option Z no kuvuga ngo kuba intambara ariyo option ya nyuma mu zindi zose ziba zageragejwe zikanga yego nta option A ifite nta option B ifite nta option C ifite nta option D ifite nta option E ifite F na kuendelea kuko ntabwo habaye intambara ubundi hagati y'igihugu n'ikindi habaye impamvu muzi iyo ntambara iba yarabaye agaterera nzamba yego dufate nk'urugero nko ku bihugu bya Pakistan n'Ubuhinde na Korea ya ruguru na Korea y'epfo nibyo bihugu biri mu ntambara imaze imyaka myinshi uko buriya ntabwo c'est un conflit en sommeil iriya ntambara yabo ntabwo irarangira ntabwo yarangijwe barayisubitse bameze nk'abari muri sizifaye ntabwo Pakistan na India byari byasoza intambara bifitanye niyo mpamvu kuri ligne de demarcation hagati y'ibihugu byombi hari ingabo zitabarwa nyinshi cyane iyi niyo mipaka ifite abasirikare benshi bayiteguye kurwana imyaka hafi 70 irashize yego hagati ya Pakistan na India bapfa intara ya Kashmir hagati ya Korea ruguru na Korea y'epfo ibyo bapfa byo ni byinshi n'amasysteme y'imitegekere ntahuye bamwe n'abakomuniste n'abakapitaliste hari cyo ndayishimira herutse kuvuga turaza kukigarukaho cyuko ngo nta cy'u Rwanda rupfa no Burundi nguretse kuba wenda bidasangiye uburyo bw'amahitamo y'imitegekere yego turaza kureba niba amahitamo y'imitegekere ashobora gutuma ibihugu bihangana icyo turaza kukirebaho naho ndibugire so hanyuma rero reka tuvuge ngo ni intambara ishingiye ku bintu biri physique ni imisozi ni ibibaya ni ibishanga ni ikiwano number 2 tuvuge ngo ni intambara yabishingiye kuri ideologie systématique donc imitegekere kwa cyangwa se ibintu bya administrative kuntu yego okay duhere ku cyambere nta mupaka dupfa n'u Burundi uturwanisha n'ikirere ntago bihari kuko imipaka buryo barakutaka mu kirere no mu mazi n'amazi ntabwo ahari akarwa kasabanegwa ngira ngo kari muri Nyaruguru ibihugu byagiranaga ibibazo ibyabyo ko ntago bikivugwa byarakemutse Sabanegwa nayo yakunze gutonganisha u Rwanda n'u Burundi ariko ukabona ko bitajyaga biba bigari cyane nakantu kaje kwirema ahantu kakarwa ariko banga kabati akanyaru kanyuraga abandi bati kanyuraga kera n'amazi yagahinduye ainsi de suite nabyo mfite impamvu yabyo ndayikubwira mu kanya so until today Rwanda and Burundi or Burundi and Rwanda have no reason urumva nta mpamvu nimwe ibihugu byombi bifite yo kuba bishobora kurwana so kurwana no gutera ugerega biratandukanye no kurwana ko ntabwo atera umuntu ngo yemwe kurwana twe kuzana ibintu bya ntuza hangaha ariko nanone ntabwo Marshal ntekereza ko inkuru zivugwa n'abantu 2-3 mukunda kurwaniza intambara ngo zo kumenya giye ntabwo ndasoza we ntanga imbere ntabwo nahakanye inkuru z'abantu yego uburenganzira bwabo kuzandika
urumva ni uburenganzira bwa buri wese nkuranyi mfite uburenganzira bwo kuzicarenjinga yego kuko uwanditse iyo nkuru ntabwo yashyizemo impamvu nayisomye igihe niba gushaka impamvu nkayibura Yego. so ntabwo mbwira intambara utambwiye impamvu nkakubwira ko rero intambara ntiyirema iremwa n'impamvu zimwe zishobora kuva ku bintu bifatika tubona n'amaso harimo iyo misozi ubutaka amazi nakubwiraga icya kabiri nakubwira ni igihe byaba bihuye n'icyo uwo perezida Ndayishimiye rundi yita politike n'imitegekere wenda bidahuje injyana yego nakubwiye hagati ya Korea zombi communism na capitalism sibyo bon inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho. bakunze bacu turabasuje umerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ni ukuri muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye ndetse no ku ngingo zigiye zitandukanye. Ndi kumwe na Mashari ni umuntu wacu ariko ntameze neza cyane nabonye abambaza atese Mashari bimeze bite ari hehe harabona nagerageje gusobanurira naba narabwira nuko ntarabona message zanyu. Marsha umeze gute ubwo ni gake reka nkumvugire ntabwo ari gake yada worohewe abandi muzima nta kibazo bisanzwe bya kigabo nyine wihagazeho wapi ubuse none nabako ntari muzima gute kandi ndi mu kazi se ni ukwihangana cyangwa undi ubona bibwira ko ntari muzima yamarira iki oya wihanganye ariko urarwaye ntabwo ndwaye jewe karakaraka nari ndwaye gusa ariko ubu nakize ndi muzima nakize ahubwo ubushize nibwo nakoze mfite intege nkeya ntimubimenye ubushize nibwo nyine bw'imperuka nari ndwaye oya njye nabonye atari gusa ariko numvaga ari nk'ukuntu iyo umuntu yagize nk'agapane mu buzima nyine ataba ameze neza nyine wenda ari utundi tubazo two ku ruhande wapi nanjye sinari mbizi noneho byanyabyo ndwaye yego ariko Imana ishimwe ni ukuri tworoherwa kwese isi ushaka ko noroherwa oya ntabwo ese ko mugira ngo dutinya kujya mu ijuru ntabwo nshaka gukomeza kurwara hari n'igihe n'Imana yabigira uko ibishaka ikajyana abakozi bayo buri munsi ntibukavuye ngo umuntu ngo yorohewe ngo yagize gute Imana ikurinde habaho no kutoroherwa hakabaho no kugira gute ahubwo twihanganisha abantu barwaye wenda batarakira urumva ariko kurwara gukira kubaho mu buzima tugomba kubica kandi rero nuko tubivuga bakavuga ngo twigize abahanuzi n'iki ubuzima nyine nuko bumeze habamo kurwara niko umubwiriza ngira ngo cyangwa se ni umuntu ufite igitabo kimwe muri Bibiliya nyine ariko banza n'umubwiriza da ngo habaho igihe cyo kurwara gukira guhinga gusarura kugira gute kandi nko mu burwayi tubabariramo yego iyo urwaye ariko niho umenyera inshuti ntabwo wari kwiburisha nari ngategereje ako kana niho umenyera inshuti n'izitari inshuti seriously umuntu amenye ko urwaye ntakubaza ko waramutse ntabwo nzi ikintu nyine ubucuti bwo bushingiye basaba amanota ngaye wowe nta manota nko ku 10 bafite nka 6 yewe ubwo ko mana yanjye munyumvire ndabizi ko utama amanota menshi kugira ngo utantazirara ariko Masha ni ukuri si ukwibera ngera akiha 9 kuva umunsi namenye ko arwariyeho nta ni 9 ufite reka ariko nyihe amanywa ni wowe wiha amanota cyane ni wego amanywa nijoro nta muntu wemerewe kwiha amanota ngenda yihaye reka nyine mbabwe baza kuyama amanywa nijoro nakubaza gukomeza ahubwo icyo ngicyo nicyo ane yose uyatakarije hari ugora reka ndebe yego pe nejo nakubajije ejo yego pe ejo mbazaga iby'akazi
oya noneho usanga na radiyo urambeshyera nta by'akazi nakubajije reka tube message naguhaye ndavuga rero abantu dukorana sibyo ubanza noneho twashonje twembi reka nzajye kubareba uyu munsi mvuye kuri radiyo nawe nje kukureba sibyo cyangwa se audience ntawamenya masha ntukajye umbeshyira narakubajije ngo bonjour ntabwo uroroherwa se papa masha wagiye kumbeshyira reba iyi message ni akazi komeza nyine uhita umbwira ko ni ejo bundi buriya oje n'imbere y'Imana ni ejo saa 6:20 erega byose ni byiza ni byiza ndakubwira impamvu nyine amanota ahise avaho urambeshyira n'akazi nashyizeho okay noneho fata 8 ariko ntabwo wafata 9 nawe 8 kuko 8 waransuye urumva oya ni 9 na 9 ntabwo ari byo 8 waransuye 9 ntabe mfite pe wari no kugaruka none se kuza gusura umuntu rimwe no kugaruka kandi narashisho bundi nisubire kuhita ngaruka ejo ubwo nuva ko watinze kunsura kuko narwaye igihe kirekire yewe we reka nigendere ariko seriously man ntago ari brage urumva kurwara ni ibyacu twese ni ibya buri wese ntabyo nta nibirenze noneho nanjye rero nihereho suko inshuti zanjye zose zirwaye yego nanjye either simbizi urumva ariko yaba yarabimenyesheje urumva nyine wanayibaza ukuntu imeze ibyo nibisanzwe yego kutabaza umuntu itwaranabuhanga ryaraje niki urumva yego ntabwo wabura ukuntu baza umuntu mbega kabuka message kabiki yego ariko hari nka story none nakuyemo ari umuntu wari urwaye afite ikibazo nyine yararwaye ibyumweru kibaze nk'icyumweru cya 4 ni wa muntu nyine uvuga uti umunsi mu gitondo saa 7 kamubaze se yaramutse ari gihe ubona umuntu abakeneye nyine assistance yego ariko uko agenda yoroherwa gena ise ndwara noneho we nta nubwigeze nambaza n'ukuntu umeze noneho ndavuga nti rero kundi si yubatse ntabwo nkuzi ariko mu kutakumenya ibintu byose bituba kugira ngo bitubere isomo hari imigani y'abantu bacu bakuze twaje dusanga byumvikana neza ko gira neza uyigendera akada ntayihara ubu ngubu icyo kibazo ngewe ni indwara masha n'umuntu wa mbere n'ubu umuntu wa mbere mukungeraho bizambabaza icyo navugaga ineza uyisanga imbere Sandrine hari abagusengera ni ukuri hari uba adafite n'ubwo bushobozi bwo kuza kukureba ariko ntabwo umuntu abona ineza ko ayikekaho nta nubwo ndi burengaho ngaho nabanzanye ibintu bimeze nk'amatiko kihe mubaza ukomeze buri munsi ku wundi urembye urumva ibaze kugeza no usabira umuntu amarande kwa muganga kuko nabaye mu kiganga bazano henshi umuntu naza umwakire umugire gute mumufashe atinya kwa muganga arahuzagurika agere gute ukahagera bakakwakira buri kimwe cyose iyo ni wowe ntana kubaza ukuntu umeze ukaryama icyumweru ndababaye ukajya ubona arimo posting utuntu ko tunuze neza ariko ibyo ntago ari intambara nanjye hari uwavuga ati nawe uri mucuti wanjye ariko ntiwagize gute nigeze kujya gusura umuntu mu isoko ry'Inyamirambo sinzabyibagirwa umunsi nashonje mfite amagambo menshi reka mbanze nkwa kakao noneho tubanza nashonje umvase ngeze mu isoko y'Inyamirambo ari famille y'inshuti zanjye magara couple yari couple Marie ariko nyine bakuru ariko batarakura cyane nabwo nyine nza kuzamukana mu mama wacuruzagamo nyine umugore w'umugabo ndavugira se ko mwanyanze ati gute koko ubu ngubu ntimukinda twarasuranaga kenshi urumva yego ariko byihorere ni wowe noneho nireka nkwihorere nkwibikire nigiye nzabana na papa kanaka nawe tuzabujya mu mitsi umugore mbona azanya amarira mu maso ndavuga se noneho nkoze ishyano hashize akanya ngubwo nyine ngo yitabye Imana waramushyinguye ngo waranabimenye se urumva ko no kutamenya amakuru ushaka gukondana umuntu nahise mera nk'umuntu neza nk'umugabo ngo igikoma cy'abana ariko biranambabaza kuko urumva ntabwo nabimenye nyine kandi amakuru yo mu gihe cy'ibibazo ntago atangazwa nk'amakuru yego ngo uvuge ngo kana kamwe ntiwambwiye subu ko umuntu wagutumiramo ariko kuba ntarabaye hafi y'ayo makuru simbimenye byatumye ngenda nikwega nk'umuntu urimo gukondana inshuti zanjye ahubwo arizo zinkondana kurusha so iyo tuvugana twebwe rero ntabwo tuba tuganira gutya gusa tuba dutunga intoki natwe tuzitunga iyo inshuti zanjye zose narazisuye zarwaye yego ariko byari bikwiye niki itangazamakuru rikora mu kwigisha rero byaba byiza rero umuntu ashakishije amakuru ariko yanamukugeraho ukayabyaza umusaruro yego Imana ishimwe ko nakize reka ahubwo dusabira abandi bantu bakirwaye nabo Imana borohereze
gusa ino malariya yanyibasiye nako shayi ntwaye amafaranga Sandrine ntago byabura kubera ko nsigaye ntinya imibu. Nagiye mu mujyi gushopinga, supanete zarahenze, zimeze nk'izimeze gute, izo wagira ngo ni iki ubwo ngo gutinya imibu. Nakoze installation mu nzu, nahinduye ibintu byose, urumva kubera gutinya imibu. Aka kantu kitwa umubu karankanze muri iyi minsi, karankandagiye ngashoyeho amafaranga. Ariko kubera iki? Kuko tubwira ingamba zo kwirinda malariya. Hari igihe usanga nta ngamba ugira, urumva abantu bacunga ingo zacu batagikinga nyine n'ibyo biraho n'amazu kare. Yego, wenda iby'ibizenge Kigali ntago ari kenshi tubibona. Iyo nzitiramubu ntuyikoresha uko bikwiye. yego, Kubera ko malariya c'est pas une maladie accidentelle. C'est une maladie ishobora kuvurwa ariko ishobora no kwirindwa. Ntabwo rero wavuga ngo wubahirije ingamba zose noneho ngo murahura igira gute. Ni ibyo utaba wubahirije. Birakuye ngo byantwaye kugira ngo nyine nkazi ingamba zo kugira, kandi ni uwanyita ikigwari we abihagarika uyu munsi, mbizeza yuko hamwe no gufashwa n'Imana ubanza nza guhangana nayo. Ni ingamba nyine batubwira. Ni bya bizenga, ni bya kiniki kugira gute, akazananira ni kamwe. Umwanya ngira wa video editing nijoro ituma ngira saa 6 n'igice z'ijoro, amasaha 3 mu ruganiriro cyangwa muri studio. yego, Ni ikibazo nayo, ariko nzabishakira umuti nabyo. yego. Reka twikomereze dukubita tubangura Bwana Marshali, aho nabonye kandi nawe nubwo wari urwaye nzi neza ko wakomeje kugenda ukurikirana amakuru, ariko nabonye ko Uburundi bwahawe ibirwanisho ndetse harimo amadrone. Reka nze ndebe umubare aza kuza kuvuga amakuru atariyo. Na drone 5,000 n'abasirikare 50 kugira ngo barase u Rwanda. Yego, kameraho u Rwanda se ruraswe n'abasirikare 50 by'abarundi. Yego, ngo barurasirikiza. Erega iyo nkuru mvuye kuri radio tuyijyaho impaka. Urumva umuntu yanyuze mu biganiro bitandukanye. Ubundi intambara yose igira impamvu, sibyo? Nta ntambara itagira impamvu. Noneho intambara ifite impamvu yangana urwara, urumva iyo nayo yirangije. Kuko icyo gihe ntabwo ishobora kuvamo intsinzi iyo ari yo yose. Kuko ubundi busanzwe intambara mbere yo kwivuga habanza kuvugwa context na cause y'intambara. Ntabwo twagombye kuvuga intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda twebwe abaturage tutamaze nibura imyaka nka 50, urumva yego, tudiscussing kuri cause y'iyo ntambara yananiranye. Urankurikira icyo nase kuvuga? ndakurikiye. Intambara ni cause, intambara ni hypothèse. Impamvu yava intambara. So bene iyo mpamvu niyo ibiteye intambara iri conflictuelle. Bene iyo mpamvu niyo abantu bajyaho impaka bikazinjira mu byirasana eventually bishoboka, urumva? Yego, ari nka option Z. No kuvuga iki? No ntambara rero ivugwa ku Burundi bwatera u Rwanda. Uretse na option Z, no kuvuga ngo kuba intambara ariyo option ya nyuma mu zindi zose ziba zageragejwe zikanga. Yego, nta option A ifite, nta option B ifite, nta option C ifite, nta option D ifite, nta option E ifite, F na kuendelea. Kuko ntabwo habaye intambara ubundi hagati y'igihugu n'ikindi. Habaye impamvu muzi iyo ntambara iba yarabaye agaterera nzamba. yego, Dufate nk'urugero nko ku bihugu bya Pakistan n'Ubuhinde na Korea ya ruguru na Korea y'epfo. Nibyo bihugu biri mu ntambara imaze imyaka myinshi. Uko buriya ntabwo c'est un conflit en sommeil, iriya ntambara yabo ntabwo irarangira. Ntabwo yarangijwe. Barayisubitse. Bameze nk'abari muri ceasefire. Ntabwo Pakistan na India byari byasoza intambara bifitanye. yego, Niyo mpamvu kuri ingendo demarcation hagati y'ibihugu byombi hari ingabo zitabarwa nyinshi cyane. Iyi niyo mipaka ifite abasirikare benshi bayiteguye kurwana imyaka hafi 70 irashize. yego, Hagati ya Pakistan na India bapfa intara ya Kashmir. Hagati ya Korea ruguru na Korea y'epfo ibyo bapfa byo ni byinshi. N'amasysteme y'imitegekere ntahuye, bamwe n'abakomuniste n'abakapitaliste. Hari cyo ndayishimira uretse kuvuga turaza kukigarukaho cyuko ngo ntacyo u Rwanda rupfa n'u Burundi uretse kuba wenda bidasangiye uburyo bw'amahitamo y'imitegekere. yego,
turaza kureba niba amahitamo y'imitegekere ashobora gutuma ibihugu bihangana icyo turaza kukirebaho naho ndibugere. So hanyuma rero reka tuvuge ngo ni intambara ishingiye ku bintu biri physique, ni imisozi, ni ibibaya, ni ibishanga, ni iki. One number 2 tuvuge ngo ni intambara yaba ishingiye kuri ideologie, ideologie systématique, donc imitegekere kwa cyangwa se ibintu bya administrative ukuntu. Yego. Okay, duhere ku cyambere, nta mupaka dupfa n'u Burundi uturwanisha. N'ikirere ntabwo bihari kuko imipaka buryo ibara kutaka mu kirere no mu mazi. N'amazi ntabwo ahari. Akarwa kasabanegwa ngira ngo kari muri Nyaruguru ibihugu byagiranaga ibibazo ibyabyo ko ntabwo bikivugwa, byarakemutse. Sabanegwa nayo yakunze gutonganisha u Rwanda n'u Burundi, ariko ukabona ko bitajyaga biba bigari cyane. Nakantu kaje kwirema ahantu kakarwa, ariko banga kabati akanyaru kanyuraga abandi batikanyuraga kera n'amazi yagahinduye ainsi de suite. Nabyo mfite impamvu yabyo ndayikubwira mu kanya. So until today Rwanda and Burundi or Burundi and Rwanda have no reason, urumva, nta mpamvu nimwe ibihugu byombi bifite yo kuba bishobora kurwana. So kurwana no gutera ugerega biratandukanye. No kurwana ko ntabwo watera umuntu ngo yemeye kurwana, twe kuzana ibintu bya ntuza hangaha. Ariko nanone waguteye mwarwana, ntabwo Marshal ntekereza ko waguteye mwarwana zivugwa n'abantu babiri batatu bane mukunda kurwaniza intambara ngo zo kumenya giye ntabwo ndasoza we ntanga imbere, ntabwo nahakanye inkuru z'abantu. Yego, n'uburenganzira bwo kuzandika, ntabwo urumva, n'uburenganzira bwa buri wese nkuranye mfite uburenganzira bwo kuzicalenjinga. Yego, kuko uwanditse iyo nkuru ntabwo yashyizemo impamvu nayisomye, cyane bo gushaka impamvu nkayibura. So ntabwo mbwira intambara utambwiye impamvu. Hakubwira ko rero intambara ntiyirema, iremwa n'impamvu zimwe zishobora kuva ku bintu bifatika tubona n'amaso, harimo iyo misozi, ubutaka, amazi nakubwiraga. Icya kabiri nakubwira ni igihe byaba bihuye n'icyo uwo perezida Ndayishimiye urundi yita politique n'imitegekere wenda bidahuje injyana. Yego, nakubwiye hagati ya Korea zombi, communism na capitalism, sibyo? Bon, ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza.